Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kuzora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Tegereze neza bino byapa dufite. Ese ni icyapa C rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A gifite ubuso bw'umutuku handitsemo ngo stop? Hano n'ubundi hasi nibyo bakubajije. A, icyapa C rimwe ni kiriya cya mbere. B, icyapa E14 ni kino cya kabiri. C, icyapa C2A ndakeka kuri kukibona. D, icyapa B2A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kinini B, icyapa E14. Kino cyapa E14 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikorezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Wenda ikinyabiziga cyawe kiragonze ntikizasubira mu muhanda cyangwa se cyoherejwe mu mahanga burundu, biriya byapa ndanga biba bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa none mu gihe kingana gute? A, ibyumweru 2. B, amezi 2. C, ukwezi kumwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, amezi 2. Ndakeka ko aramutamo B. Ndibuka ko hari ikindi kibazo kibaza ngo ese ikintu cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita kiba kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro mu magambo cyangwa mu bara wishinganye ngo bigakorwa mu gihe kingana gute? Ibyo byo bikorwa mu minsi 8. Iyo bibaye ngombwa ko ibyanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, bimenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu bara wishinganye, bigakorwa mu minsi 8. Naho ikinyabiziga iyo cyoherejwe mu mahanga, ibyo bigomba gukorwa mu mezi 2. Ndizera ko rero waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Kwezi kwa 4, kwezi kwa 5, kwezi kwa 6 birafunguye. Ubu wasaba kode yawe yo kurushya rwa burundu cyangwa kurushya rw'agateganyo, yandikira cyangwa umpamagara aka kanya mbigukorere mu gihe kitarenze iminota 3. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda igihe cyose waba ukeneye. Waba ukeneye ko twigisha mu minsi 2-3 tuba dusoje, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira.
ijambo abagenzi bavuze ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abantu bakoresha inzira nyabagendwa, abanyamaguru n'abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona ku buhe buryo? Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A iba ari igisubizo cya nyacyo na B akaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona ibumoso bwabo iby'ibara ryera, naho iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa babona iby'ibara risa n'icunga rihishije. Ndizera ko baramutamo C, ndizera ko baramucyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri, B ni bibi igihe cyose, C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Ni bibi igihe cyose, gutwara uzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso aba ari bibi igihe cyose. Ikinyabiziga icyo ari cyo cyose waba utwaye aba ari bibi. Urugero, uri kugenda uri kuzungazunga, ahasigaye tuzungazunga uri kugana ibumoso, wenda umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kugutepasa, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ukaba umusanze ibumoso, uzagenda rero mugongane, umuteze ibyago cyangwa nawe aguteze ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda mukirinda kugenda muri kuzungazunga mu muhanda. Ndakeka ko baramutamo B, ndizera ko baramucyandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha he? Ahari ibimenyetso bimurika. Biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntukoreshe telefoni, ariko waba ukimara kuharenga ukagenda uri kuri telefoni. Oya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugende uri gukoresha telefoni. Oya, ahubwo ntabwo uba wemerewe gukoresha telefoni ahariho hose, ni muvuduko ari wose waba utwayeho. Mu gihe utwaye ikinyabiziga ntabwo wemerewe gukoresha telefoni. Ndizera ko musobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini bakora mu kanya bavuze ngo igihe utwaye ikinyabiziga urahita ubikora. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isoko ry'amatungo, B, ivuriro ry'amatungo, C, uruzitiro rw'amatungo, D, akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukirwamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Ukibuka ko bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba bari kukubwira ko ugiye kugera ku kayira k'amatungo, kino
cyapa ntabwo kiba zaba gishinze aho hantu hari ako kayira k'amatungo, ahubwo uzabanza ukibone, ubanze urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri ako kayira k'amatungo. Ndizera ko uramutse modi, ndizera ko uramutse cyandika papuro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri tubicano yanyu Rwanda Driving College TV urebira video kuko ibyapa ukunda kubibaza. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga twaye mu muhanda urombeje bice byinshi agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike, be kugenda ku gice cy'ibumoso kirese ushaka gusohokera iburyo, se kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kirese ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri direct tubwira ngo ntago twara mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenda imodoka zimeze gute, ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni se kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kirese ushaka kunyuranaho, ukinjira mu muhanda ugenderwamo mu byerekezo bibiri. Ubwo ndwa ngo hari ibinyabiziga biri kuza bibasanga, uhita ugendera mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ariko uba wakoresha uruhande rw'ibumoso mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, nibwo uba wakoresha ruhande rw'ibumoso, ariko ugahita wongera ukagaruka iburyo. Rero ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kirese ushaka kunyuranaho, ariko wamara kunyuranaho ugahita wongera ukagaruka iburyo. Ndakeka ko waramutse mose, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ageze aho banyura bazenguruka? Niho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Atangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka, betangiza ku binyabiziga biremereye gusa, setangiza gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka, dekomeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kugwa inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ugeze hari abanyura bazenguruka ushaka kuhabona kiriya cyapa cyo gutanga inzira, uhinzira ibinyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazenguruka icyerekezo cyose waba uturutsemo ukihagera uhita winjira mu ruhande rw'iburyo. No wangu ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe aba ari bya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka. Rero ugomba guhinzira ibinyabiziga biri ibumoso bwawe ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Ndakeka ko waramutamo tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko waramutse kandika ku papuro. Turabahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga yazimwa ryari? Iyo umuhanda umurikiye hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera kuri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye cyane zimya vuba amatara maremare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri na B ikaba ari ikiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubu wazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe iyo umuhanda umurikiye hose kandi umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Wareba muri metero 200 aba ari ku manywa, amatara maremare n'ayiki uba wayazimya. Niyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye
acana azimya vuba vuba amatara maremare. Muzabibona nk'umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kukunyuraho ukabona ari gucana amatara maremare ayatsa yazimya, nibyo bari kuvuga. Ndizera ko baramutamo se, ndizera ko baramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Aba agomba gukora iki? Agushaka umuherekeza, B gukurura ikinyabiziga cye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B gukurura ikinyabiziga cye. Iyo utwaye akanyabiziga ni twa tunyabiziga dusunikwa, ariko ibyo utwayeho bikaba biri gutuma utareba imbere neza, ujya imbere ukagakurura. Iyo uvuze ikinyabiziga ntukumve ikamyo, ntukumve za yutongo, ntukumve za cakimani. Na turiya tunyabiziga ushobora kujya guhaha mwayano masoko yani Kigali za supermarket tugashyiraho ibicuruzwa kagenda ugasunitse, nako aba ari akanyabiziga. Rero kari akantu ushobora gushyiraho nk'ibicuruzwa bikaba biri gutuma utareba imbere neza, wajya imbere ukagakurura. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Bibutsa ko ukeneye kwiga turakwigisha igihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Yaba ukeneye ko tukwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ukeneye kode zaba izo ku ruhushya rwa burundu, kuri kategori cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita provisoire mu ndimi z'amahanga, turayigushakira kode mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa urw'agateganyo. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande 4? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuga iki ku byapa byo ku mihanda? A umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha, B iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetse, C iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, D umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Mbere yaho uba wabonye kino cyapa kitarimo uyu murongo ubereretse, cyanditsemo 30 gusa bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, bitewe n'agace ugezemo. Ntabwo ahoramo 30, wenda ushobora kuba wakibonye harimo 50 cyangwa 40, ariko ikintu yashatse kuvuga barakubwira ngo ongeza umuvuduko umuto uragenderaho abe ari uwo ngo uri mu birango. Nuwa ngo utwaye muri kilometero 80 wabonye kino cyapa nta kintu bagutwara, ariko kitacishijemo umurongo utukura. Twariye munsi ya kilometero 30 wenda ugatwara muri kilometero 25 wabonye kino cyapa, ariko wakibonye kidacishijemo no murongo ubereretse, bahita bakwandikira kubera ko bari kugutegeka ngo umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo ngo uri mu birango. Noneho iyo ubonye kino bacishijemo umurongo utukura uba wagabanya umuvuduko ugahita ujya munsi y'uwo nguwo bari bagutegetse muto ugomba kujya uragenderaho. Niba bagutegetse umuvuduko muto ntarengwa araba ari kilometero 30, ushaka wagenda muri kilometero 25 mu gihe wabonye icyapa none bacishemo umurongo utukura. Bari kuvuga ngo ugeze ku iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, ndizera ko kandi usobanukiwe impamvu duhisemo igisubizo cya nyacyo umaze guhitamo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no kurebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Kimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Ahategetswe kunyurwa hari icyapa bashyira
gushyiraho kiba gifite ubuso bw'amabara asate: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A ubururu. Bakoresha icyapa gitegeka bari kuvuga ngo umuhanda urayobeje, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo kati iburyo gusa, ahandi ntiwemerewe gukomeza imbere cyangwa ngo ujye ibumoso, cyangwa se icyerekezo gitegetswe komeza imbere, cyangwa se icyerekezo gitegetswe jya ibumoso. Icyapa bigitegeka kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso aba ari ubururu, ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje ibitegeka bakoresha ikiranga kiba cyanditsemo deviation, nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso aba ari ubururu. Hano batubwiye ku buso, ubwo cyaba igitegeka cyaba icyo kiranga biba bifite ubuso bw'ubururu. Niyo mpamvu duhisemo A ubururu. Ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? A ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Bitandukanye na biriya byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere. Biriya byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere uzabibona mbere uze kugera aho bari kukubwira utatanga inzira, cyangwa se ari we baraha inzira wamaje wagenda urugendo runaka, cyangwa hari ikintu bari kukuburira niba bari kubwira ngo ugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike uze kuhagera warushijeho kwitonda. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka, impamvu yo bishobora kugaragazwa ku mihanda ku buryo bumwe nuko ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Ndakeka ko waramutamo se. Ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri muntu kikure n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akweretse ko ashaka kugudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. Ese riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma hegereye inguni y'iburyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Ubundi igisubizo cyanya cyo cyakagombye kuba iyi B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Nuko bahinduyemo aho gushyiramo ngo ibumoso bashyiraho iburyo, gihita gihinduka uhitamo ko nta gisubizo cyo kuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, aba ari cyo uhitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Iryo tara rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hano bavuze inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibi binyabiziga ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, C ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, D ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, haza cyukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha bagomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigakuma kitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndakeka ko ramustamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Hari ikintu ukora mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda kigahita kigaragaza ko hari ikibazo cyabaye. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyaje. Gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago byo biba byaguteza n'ibyago byo kubura ubuzima. Kubera ko wisukakira feri, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma yari ari kwihuta ahisa kugonga, habaye impanuka hari abantu bashobora kuburiramo ubuzima. Niyo mpamvu biba bibujijwe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ushobora kuba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona akana kihuye mu muhanda, ushobora guhita ukakira nka feri, ariko urumva aho ngaho buri kukarinda ibyago. Ariko bidatewe no kwirinda ibyago uri kugenda ukakira feri byo biba bibujijwe. Ndizera ko ramustamo C, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira. Cy'amabara asate: A, umukara n'umutuku. B, umukara n'umweru. C, umweru n'umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ikirango kimeze nka T, akarongo gahagaze gasa umweru, agatambitse hejuru gasa umutuku. Umweru rero n'umutuku. Murebe ku kibazo cya mbere, kiriya cyapa twahisemo nicyo bari kuvuga. Mwabonye ko kiba gifite ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ndizera ko ramustamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande: A, umuyobozi. B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Zino modoka abenshi mwazigendeyemo. Umukandara w'umuyobozi wo ni itegeko, nta kinyabiziga, nta modoka yagenda idafite umukandara w'umuyobozi. No mugenzi wicaye ku ntebe y'imbere aba ari nk'itegeko. Ariko umwihariko wa zino modoka ziba zishobora kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, mujya mubibona. Niyo mpamvu hano duhisemo D, ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndizera ko ramustamo D, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Ese urabona kino cyapa gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'ubururu bushijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuze iki ku byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, umuvuduko utarengeje. D, inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo ukibonye aho hantu uba ubujijwe
guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Murabizi hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose ijoro ryose, rero munsi ya kino cyapa wabujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo atari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo bikurikizwa mu bihe bikurikira. Ngo niba uri kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa utwaye rukururana ifite uburemere burenga ibiro 3500 n'uburebure burenga metero 10, uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga naguturuka inyuma ashaka nko gudepasa akabona hisazi ikindi kinyabiziga gituruka mu kindi cyerekezo kiza kibasanga, ahita yigobeka adateje impanuka. Ariko uwo mwanya wowe utwaye rukururana uba wawureka mu bihe bikurikira. Wawureka ryari? Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Bege ibigenda mu muhanda ari byinshi, se mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, ugeze ahantu n'ubundi hari ambutiyaje ibigenda mu muhanda ni byinshi, uwo mwanya we utwaye rukururana uba wawureka kusiga hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere, cyangwa se mugeze n'ubundi mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, ubundi uwo mwanya wawe usize kugira ngo ikinyabiziga niba kiri kukunyuraho gite kigobeka gidateje impanuka mu gihe haba haje ikindi kiza kibasanga. Rero n'ubundi niba mugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya uba wawureka. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubwire ubwoko bwa kode ukeneye tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa turi kumwe, naza nkayikwigisha mu gihe gito ukagenda mu kizamini itakubera imbogamizi. Ukeneye ko tukwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa turi kumwe mu gihe gito cyane, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.